yizirika nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho kumererwa fresh n'ibyo ukora byose bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda mu kiganiro The Cruise Show tugenda tugaruka ku makuru y'abasitari benshi, amakuru ukeneye kuba wamenya, amakuru abahora on top stories, trending stories. So we always on top, man, you know. So ngira ngo ni Ngabo Meddy tugiye kugarukaho uyu munsi. Umwe mu bagabo navuga ko bakunze kuboneka gake mu itangazamakuru, ariko nanone bahorana udushya cyane ko ari umwe mu bagabo navuga ko bayoboye music industry nyarwanda ku buryo budasubirwaho. So then ngira ngo mu myaka nk'itatu ishize cyangwa ine nibwo twigeze kumva tunabona post y'uwitwa Meddy na Diamond Platinum bitegura kudutamo ikintu. Ngira ngo ni 2 songs, I guess ni indirimbo ebyiri zagombaga kujya hanze zikozwe n'aba ngaba babiri banazihuriyemo. Then ngira ngo nibwo abantu benshi baje kwibaza ati se Ngabo Meddy bimeze bite? Dushobora kuba tugiye kureba indirimbo ya Ngabo Meddy na Diamond. Ngira ngo icyo gihe abikuye Diamond barabizi ko nabwo yari on top cyane ari gutangira kuzamuka cyane mu buryo bwa mpuzamahanga. Yari shine cyane even today nabwo ari shine. Then so ngira ngo nibwo badutamo post, abantu benshi barasara bavuga ati none tugiye kubona music. Icyo gihe ngira ngo witwa Meddy nawe yakoraga umuziki neza cyane. Imyaka 3 ni muri za 2020 aho ngaho 2020 2019 aho ngaho. Cyangwa barabizi cyane ko Meddy aribwo yakoraga indirimbo nyinshi zagiye zinakundwa, zagiye zijya hanze zigafata hit, zigakora ikitwa mega hit za slowly I guess iri imbere gake. Then so nibwo rero abantu bongeye kwibaza bati se tugiye kubona Diamond featuring Meddy. Navuga ko abantu bari biteze kuza kubona byinshi gusa tuza gutegereza ibijyanye n'indirimbo igihe yagira hanze. Abantu benshi turaheba turaniyakira anyway. So nibwo ejo bundi nibwo witwa The Ben yongeye kugaruka kuri aba bombi avuga ko bari bafitanye imishinga yagombaga kujya hanze, indirimbo ebyiri ziri muri studio zikorwaho n'aba bombi. Then tukaza gutegereza tugaheba. So nibwo abantu bongeye kongera kwibutsa baravuga what byagenze bite ko tutigeze tubona Meddy, tutigeze tubona Diamond, kandi twarabonye ko bafitanye imishinga, cyane ko hari amafoto yagiye hanze bagaragaza ko bari muri studio bari gukora ikintu gishyashya. So ngira ngo kimwe mu bintu byavuzwe byaje ku mwanya w'imbere mu kintu cyaba cyaratumye izi ndirimbo zidasohoka ngo zijye hanze, abanyarwanda tuzimenye, tuzumve, tuzikunde. Impamvu ya mbere ni yavuzwe cyangwa se irimo gukekwa nuko witwa Diamond Platinum yakoze indirimbo, yakoranye indirimbo n'uwitwa Meddy. Ni indirimbo zagombaga kuba ari ebyiri. Then uwitwa Diamond Platinum aza gukunda indirimbo imwe then uwitwa Meddy asanga indirimbo ntabwo yayikunze. Meddy of course habayemo gusa naho banyuranya. Iyi ndirimbo yakunzwe na Diamond, uwitwa Meddy ntabwo yayikunze. Then Meddy byumvikane ko nawe afite indi yakunze akifuza ko ari nawe yajya hanze, Diamond nayikunde. Cyakoze kabisa. Ngira ngo nicyo kintu bavuga ko gishobora kuba cyarateje akavuyo muri imishinga yawo, ikaba yanahagarara cyane ko sometime baba banashoyemo amafaranga. Of course gutumira Diamond Platinum ngo muze gukorana rimwe na rimwe hari igihe bigusaba kuba washoyemo amafaranga yawe, cyangwa se ufite ikintu washizemo kugira ngo haze kuba hari icyakorwa hagati y'aba ngaba babiri. Of course ngira ngo habayeho kuza kutumvikana kuri uwo mushinga. Duhita tubona Meddy akoranye indirimbo n'uwitwa Rayvan. Ngira ngo ni indirimbo yanakunzwe cyane
ya Rayvanny na Meddy nunajya no kuri YouTube urayihasanga. Nahoze mbona imaze kurebwa cyane, yararezinze muri viewership, yararezinze cyane. Cyo ngira ngo Rayvanny yari under control ya Diamond akora muri Wasafi. Then so tuza kubona rero shift iva kwa Diamond iza kwa Rayvanny. Gusa abantu benshi ikintu bagiye bibaza, Meddy ni umustar, turabyemeranya, ariko se nanone bamye bibaza ni if Meddy niba ari umustar gute ashobora kwanga propose ya Diamond, cause bro Diamond navuga ko ntago mvuze ngo nakamana cyangwa se ni iki, gusa Diamond ni umwe mu bantu navuga ko bari hejuru mu muziki nyarwanda, mu muziki nyafrika, then kuba Meddy yaranze propose, of course ni gake cyane umuntu ashobora gukorana n'umuntu murenze akaba yaba decision maker, akamakinga agafata imyanzuro yo kuba ashobora no guhagarika gukorana n'umusitari cyangwa se gukorana n'umuntu navuga ko amurusha izina. Of course impamvu dufata initiative wenda umuhanzi runaka afashe umwanzuro kujya gukorana n'uriya nuko hari izina ashaka, hari na audience ye ashaka kugira ngo amenyekane, akundwe, batangira bavuga ati there is a superstar from Rwanda ni Meddy, sina Tanzania gusa, Diamond afite audience ngari kandi itari muri Tanzania gusa, iri no hanze ya Tanzania. So navuga ko ni kimwe mu bintu navuga ko abantu benshi byongeye kubatangaza, ngira ngo nibyo ahari abantu benshi banaheraho bakavuga ko witwe Ngabo Meddy ari umwe mu bantu bazi gufata imyanzuro, of course. Ngira ngo ni Meddy ubundi mu busanzwe ntagamenye, hari ibintu atamenyerewe ko kumva ko Meddy muri media cyane, afite ukuntu akora utuntu twe yiturije kandi bucece kandi ibintu bye bikaza kuba bya boostinga tukabimenya cyane ko navuga ku bijyanye na viewership. No umwe mu bahanzi nyarwanda bafite hafi miliyoni 90. Guys, ngira ngo nuza kureba ku bahanzi bakunzwe hano mu Rwanda, ukareba wenda The Ben cyangwa se Bruce Melody, byakugora ko usanga hari umwe muri abo ngabo ufite indirimbo ishobora kuba yarebwe na miliyoni 90. Ngira ngo Story imaze kugeza miliyoni 90. Myve imaze kugeza hafi miliyoni 40 ndakeka. Then so ubona ko ni Ngabo Meddy navuga ko kukijyanye n'igikundiro kabisa, ntabwo ashakisha ni ibintu bye, music ni ibintu bye. So abantu benshi bongeye gutangara bavuga ati Ngabo Meddy kabisa guys, gusa nanjye ntabeshye hatabayemo wenda umuntu abeshye, navuga ko ni icyemezo cy'abantu bake kuba umuntu ashobora kuvuga ati you are superstar, ariko ntabwo uri butume nza gukora ikintu nakunze cyangwa se ngo nshire hanze ikintu nakunze kubera ko wumva ko uri superstar. So ubona ko ni ibintu avuga ko ni na byiza, tujye tumenya gufata umwanzuro cyane ku bintu byacu. So iyi ni Fyve-tvrwanda mu kiganiro Cruise, tugenda tuganira ku makuru y'abasitari menshi cyane abacicikana mu Rwanda, amakuru abagezweho n'abakuru butasanga hano. Reka mbwire ngo God bless.